Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane ubudahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho rero wose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza ndetse nanone reka tubonera kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashyashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yumvikanye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara, aho umugabo aje kwimanika mu kagozi nyuma yo gufata ku ngufu umwana we yibyariye. Benshi bakimara kumva iby'aya makuru bakaba bacitse igikuba batewe ubwoba n'ibyo uyu mugabo yari amaze gukorera uyu mwana we yibyariye. Aya makuru akimara kumenyekana, abaturage bakaba bihutiye kugera mu rugo rw'uyu mugabo, aho basanze yamaze kwimanika mu kagozi ndetse yamaze no gushiramo umwuka. Ni umugabo witwa Baranyeretse Theoneste nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho nyuma yo gufata umwana we yibyariye ku ngufu. Uyu mwana we nibwo yagiye guhuruza abaturanyi bari baturanye n'uyu muryango, ababwira ko se umubyara amufashe ku ngufu. Nyuma rero nibwo ngo baje gusubira mu rugo iwe, bahageze basanga uyu mugabo yamaze kwimanika mu kagozi ndetse yanashizemo umwuka. Muri wowe ushobora kuba wise wibaza ibibazo byinshi, ukaba wibaje uti se niki cyaba cyateye uyu mugabo gufata umwanzuro wo kuba yafata umwana we ku ngufu? Ese nta makimbirane yaba yarafitanye n'umuryango we muri rusange? Wenda akaba yabikoze asa naho ari agahimano. Urimo uribaza ibibazo byinshi ariko ukaba uri buze kuza kubisobanukirwa muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya makuru akomeza kugenda agarukwaho cyane hano mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko muri uyu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara muri kano karere ka Nyarugenge. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibagire gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru yacu nitujye tushyiraho notification ujye uzibona uri mu bambere amakuru yacu ugiye akurikirana gatanu kuri gatanu. Kora share cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like kujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishimeretse n'ibibi nabyo ubininga kugira ngo tubone ibyo dukosora tujye twigeza amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Nk'uko twiyemeje kuzajya tugwa update z'amakuru yose yabavugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'avugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, akaba ariyo mpamvu kano kanya tuje kugira ngo tugezeho update z'iyi nkuru y'uyu mugabo muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Kimisagara waje gufata umwana we ku ngufu yibyariye. Nyuma yo kumufata ku ngufu agahita yimanika mu kagozi ndetse agahita anahasiga ubuzima. Nkwayikaze. Nk'uko twari tubikomojeho, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yababaje abatari bakeya hano mu mujyi wa Kigali. Ni inkuru yaje kumvikana ubwo umugabo witwa Baranyeretse Theoneste yaje gufata umwanzuro agafata umwana we yibyariye ku ngufu, yarangiza akaza guhita yinaga mu kagozi ndetse akaba yahasize ubuzima. Aya makuru akimara kumvikana, abantu benshi bakaba batewe urujijo n'icyaba cyateye uyu mugabo gufata umwanzuro wo gufata umwana we ku ngufu ndetse yanarangiza agahita yinaga mu kagozi. Mu bari basanzwe bazi uyu mugabo bakaba batunguwe n'iki cyemezo yaje kuba yafata cyo gufata umwana we ku ngufu yarangiza akinaga mu mugozi ndetse akaba yahise anapfa ako kanya.
nk'uko amakuru yakomeje abitangaza, uyu mugabo ngo yasambanije umwana we ngo ahita yiyahura nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 14 Kamena umwaka wa 2024 nibwo mu mudugudu wa Birama mu kagari ka Kimisagara mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge hatangiye kumvikana inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umugabo wasanzwe mu mugozi yimanitse bikekwa ko yabitewe no gusambanya umwana we yibyariye. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwa mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Natwe tukimara kumenya iby'aya makuru tukaba twagerageje gushakisha amakuru y'impamo ndetse tukaba twanaranganije amaso mu binyamakuru bigiye bitandukanye kugira ngo tumenye neza imvo n'imvano y'uru rupfu rw'uyu mugabo ndetse n'icyaba cyamuteye kuba yafashe umwana we ku ngufu yarangiza agakora igikorwa kigayitse gusa cyo kwinaga mu kagozi. Tukaba tuje rero kugira ngo tukugezeho update z'iyi nkuru. Bamwe mu baturage batandukanye basanze uyu nyakwigendera akiri mu mugozi babwiye ibitangazamakuru bya BTN dukesha iyi nkuru ko byamenyekanye nyuma y'uko umwana we avuye guhuruza abaturage abamenyesha ko se w'umubyara witwa Baranyeretse Theoneste uzwi ku izina rya Kavamahanga ubusanzwe ucuruza imisego amaze kumusambanya, noneho yagaruka agasanga yimanitse mu mugozi ndetse yamaze no gushiramo umwuka. Benshi rero bakimara kumva iby'aya makuru bakaba batunguye cyane bitewe n'uburyo bari bazimo uyu mugabo. Umwe mu baturage baganiye n'itangazamakuru yagize ati twatunguwe no kumva umwana atubwira ngo se arapfuye kandi aribwo yari amaze kutubwira ko amaze kumusambanya. Undi nawe akaba yagize ati bibaye rwose ku isaha ya saa 8:30. Yakomeje agira ati ngenda umwishywa we kugira ngo mbimenye nuko bampamagaye bambwira bati musaza wa nyoko yapfuye. Ubwo rero nanjye nibwo nahise mpaguruka muruye mpageze nsanga koko umugabo yamaze kwimanika mu kagozi. Abaturage mu rujijo rwinshi gusa batewe ipfunwe n'agahinda ku buryo uwo mwana yaje kuba yafatwamo ku ngufu, bakaba batangaje ko byababaje cyane ndetse ari ibintu bidakwiye mu muco nyarwanda. Nanone abaturage bavuze ko ibyabaye ari ubukunguzi. Inzego zitandukanye z'ubuyobozi zahise zihagera. RIB nayo ikaba yatangiye iperereza ku kishe inyuma y'urupfu rw'abaributsa. Nyakwigendera apfuye yabanaga n'abana be yatanwe n'umugore we bari barashakanye. Nguko ngayo rero amakuru akomeje kugenda agaruka hano mu mujyi wa Kigali by'umwihariko muri kano karere ka Nyarugenge muri uyu murenge wa Kimisagara mu kagari ka Kimisagara. Benshi bakaba baje gutungurwa n'icyemezo uyu mugabo yaje kuba yafata ndetse bamwe batatinye kuvuga ko ari icyemezo kigayitse. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisabire ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, none bagiye gukanda kunzogera kugira ngo amakuru yacu tujye tuyashyiraho notification ugize ibona uri mu bambere amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Kurashare cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi wibagiwe gukora like kujya hasi muri comment usiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishimiretse n'ibi nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye twiza amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.